Uwiteka ni mwiza, Uwiteka ni umunyembabazi, arakicaye ku ntebe y'imbabazi, ni igihome kigukingira ibintu byakomeye. Wabuze fo na ruguru, wibaza aho wanyura, wibaza uko byagenda, wabuze icyerekezo. Uwiteka ni mwiza, nanjye naramubonye. Uwiteka ni mwiza, ndishe Imana irakurengera. Ndagira ngo nkubwire, nubwo wabyibagiwe, ntabwo ari kubw'amaboko mwene data, ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana. Niko Uwiteka Nyiringabo akubwiye. Uyu mwanya niryo jambo Imana yampaye kugira ngo ndikubwire. Aho ugeze aho ntabwo ari kubw'amaboko, aho intambwe umaze gutera ntabwo ari kubw'amaboko, urareba ukabona urutabani ntabwo ari kubw'amaboko, ahubwo ni imbaraga z'Imana zabikoze. Wongere ugarurira Imana icyizere, wongere uyizere Imana, nuyiringire, wongera uyemere nk'uko wayemeraga Imana. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga mwese aho muherereye, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi twongeye kubana n'umukozi w'Imana, ntabwo twari duherukanye ariko twongeye kubonana tutishwe n'ibyaha, turacyahagaze neza, ntabwo twari ku musaraba kandi nawe biragaragara. Reka tumusabe kugira ngo yongere adusuhuze kandi narangiza atwibwire abereho asenga Imana. Karibu. Urakoze kumpa ikaze kuri icano Imana Irahari TV. Nitwa Renzaho Emmanuel, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana. Nifuje kongera kugaruka kuri icano Imana Irahari TV kugira ngo twongere tuganire. Twari tumaze iminsi tutaganira kubera ko umurimo w'Imana ni mugari, ariko Imana yongeye inshoboje kongera kugaruka kuri icano Imana Irahari TV. Ndabasuhuje rero mu izina rya Yesu. Mbese muraho? Imana nibaho umugisha kubera ko mwongeye kwemera kunkurikira kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana Imana yampaye, kugira ngo twongere turiganireho. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Karibu n'isengesho. Urakoze Mana yacu, uri Imana nziza ikiranuka, uri Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi, uri Imana nyamana, uri Imana ishobora byose. Turagushimiye Mana umwanya mwiza uduhaye wo kongera kuganira. Ndasenze nsabye imbaraga z'Imana, nsabye umwuka wera w'Imana kugira ngo aganze ahantu, imbaraga z'ijuru zitugote, umucyo mu ijuru tuvire, gukomera kw'Imana kuganze, twimiriye imyuka mibi y'abadayimoni, tukubise hasi imbaraga z'umwijima katika jina la Yesu. Imana niganze, Imana niboneke muri uyu mwanya wo kuririmba ndetse n'ijambo, kugira ngo umuntu wese udukurikiye afashwe kandi agira icyo akura cyamufasha muri iri jambo ry'Imana ndetse n'iyindirimbo tugiye kuririmba. Urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kohereza umugisha buri wese wumva ijambo ryawe kandi akarikurikiza. Nukuri umugirire neza kandi ubane nawe, umugisha w'Imana umwomeho. Urakarama kubyumvise byose, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Reka noneho tukwakire ubundi utugezeho icyo Imana yaguhaye. Murakoze cyane, nshimiye Imana yongeye kunyemerera kuboneka kuri icano. Nari maze iminsi ntaboneka nk'uko nabivuze kandi pe nabyifuzaga, ariko kuko umurimo w'Imana ari mugari, dukorera n'ahandi hantu hatandukanye, byatumye Imana ingirira neza, ikaba impaye kongera kuboneka kuri icano. Ndayibishimiye kandi nshimiye Imana yo mu ijuru ko yakoze ibikomeye muri iyi minsi yose itambutse. Duherukana muri 2024 niho duherukana, none Imana ikoze ibikomeye, ikoze imirimo itangaje. Twongeye kubonana muri 2025 turi bazima, duhumeka, tutarapfuye, tukivuga Imana nk'uko twayivugaga. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Reka rero mbere yuko
tuganire ijambo ry'Imana Imana yampaye kugira ngo ndibagezeho mwebwe abanyumva. Ndagira ngo mbanze ndirimbe iyi ndirimbo ya 361 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Nkunda kuririmbira Imana, kandi bijya bimfasha, bijya binyongerera imbaraga mu bugingo, ndetse nkumva ndafashwa cyane, kubera ko kuririmba ni impano yanje. Kuririmba Imana yarabimpaye, ndabikunda. Imana nishimwe cyane. Uwo njya nikomezaho nta wundi ni Kristo, reka mubashimire ndi Yesu ni umpagije, yanyitangiye wikiru, angura amaraso ye, nuko anyuzuza n'Imana. Yesu ni umpagije, yanyitangiye wikiru, angura amaraso ye, nuko anyuzuza n'Imana. Yesu ni umpagije, nubwo abisarabatunzi, Yesu ni umpagije, bafite iby'igihe gito, arampaza wenyine, nta mugisha uri mu by'isi, n'umuramutumuka, ibya Yesu ntibishira, arampaza wenyine, nta mugisha uri mu by'isi, n'umuramutumuka, ibya Yesu ntibishira, arampaza wenyine, naho naba mu bukene, Yesu ni umpagije, arampaza wenyine, nawe imirima yarumba, singira icyo nsoroma, ibyo bya Yesu ntibishira, arampaza wenyine, naho naterwa n'umwanzi, Yesu ni umpagije, nzajanesha kubwa Yesu, arampaza wenyine, naho nahanwa n'inshuti, niko bamumereye, niwe nshuti iruta izindi, arampaza wenyine, naho nahanwa n'inshuti, niko bamumereye, niwe nshuti iruta izindi, arampaza wenyine, ubwo nzagera mu rupfu, Yesu azaba mpagije, sanja niwe nduhuke, Yesu azaba mpagije, nzaba nambutse rwa ruzi, nzamuke njya mu ijuru, nzamwirebera mu maso, Yesu azaba mpagije, nzaba nambutse rwa ruzi, nzamuke njya mu ijuru, nzamwirebera mu maso, Yesu azaba mpagije, nzaba nambutse rwa ruzi, nzamuke njya mu ijuru, nzamwirebera mu maso, Yesu azaba nambutse rwa ruzi, oh nzamuke njya mu ijuru, nzamwirebera mu maso, Yesu azaba mpagije. Amen. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro.
iyi ndirimbo ndayikunda, iyi mfasha rwose kandi nkumva ndanezerewe, nkumva umutima wanjye uguwe neza. Imana nihabwa icyubahiro. Reka rero nk'uko nabivuze, reka tuganire ijambo ry'Imana. Imana imaze iminsi impaye. Imana imaze iminsi impaye ijambo ry'Imana kugira ngo ndiganirize abantu, kandi mu b'Imana yashimye kuryumva nawe urimo untega amatwi rero uryumve, kubera ko ni iry'umumaro, ni rizana ubuzima, ni rizana ubugingo muri wowe kugira ngo ukomere kandi uwikomeze ku Mana, kugira ngo mu gihe gikwiriye kandi Imana ishima yemera uzagire iherezo ryiza kubw'ijambo ryayo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Reka tuganire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, ni ibice 4 umurongo wa 6. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya ni ibice 4 umurongo wa 6. Turongera tusimbuke, twongere dusome ijambo ry'Imana riri muri Nahumu igice cya mbere. Reka mbanze nsome iri jambo riri muri Zekariya igice cya 4 nk'uko nabivuze umurongo wa 6. Aravuze ngo, aransubiza ati, ijambo Uwiteka antumye kuri Zerubabeli ngiri ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Reka ndisubiremo. Aransubiza ati, ijambo Uwiteka antumye kuri Zekariya ngiri ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Imana ishimwe cyane. Reka tusome no mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu igice cya mbere umurongo wa 7. Haravuze ngo, Uwiteka ni mwiza, ni igihome ku munsi w'amakuba, kandi azi abamwiringira. Imana ishimwe cyane. Reka nsubiremo. Uwiteka ni mwiza, ni igihome ku munsi w'amakuba, kandi azi abamwiringira. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Amen. Imana ishimwe. Iri ni ryo jambo Imana yampaye kugira ngo turiganire muri uyu mwanya. Impaye kugira ngo wowe unyumva, wowe unteze amatwi, kugira ngo Imana ivugane nawe aya magambo. Ni wowe Imana yantumyeho, wowe unteze amatwi, ntabwo ari uwundi, ahubwo ni wowe Imana ishaka ko wumva iri jambo ryayo nk'uko yari impaye. Bibiliya yatubwiye mu gitabo cya Zekariya, iratubwiye ngo marayika w'Imana abwira, aravuga ngo, marayika w'Imana uhereye ku murongo wa 5 nubwo twasomye wa 6, aya magambo yavugwaga na marayika w'Imana atumwe ku bantu b'Imana kugira ngo ababwire iby'Imana ishaka ko abantu bamenya. Uhereye ku murongo wa 5 aravuga ngo, marayika twavuganaga arambaza ati, ibyo ntuzi uko bisobanura? Ndamusubiza nti, oya nyagasani. Maze marayika w'Imana aramusobanurira, aramusubiza ati, ijambo Uwiteka antumye kuri Zerubabeli ngiri ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo ryavuzwe n'Imana. Imana itumye marayika w'Imana kuribwira Abisiraheli, maze asanga umugabo Zerubabeli aho yarari. Marayika w'Imana amubwira iby'Imana imutumye. Zerubabeli ntiyabisobanukirwa, ariko marayika w'Imana aramusobanurira, aramubwira ngo ntabwo ari kubw'amaboko. Haleluya. Ntabwo ari kubw'amaboko
ntabwo ari kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka we Uwiteka Imana. Niko Uwiteka Nyiringabo avuze. Amaze kumva ubwo butumwa, haleluya, amaze kumva ubwo butumwa, yirebye, yigenzuye, asanga koko ni Imana ibuvuze. Mwene data unyumva, ndagira ngo nkubwire, ntabwo ari kubw'amaboko, ntabwo ari kubw'ubwenge, ntabwo ari kubw'ubushobozi ufite kugira ngo ubukiriho, kugira ngo ube wararamye iyo myaka, kugira ngo ubugeze mu rwego nk'urwo. Ntabwo ari ubwenge bwabikoze, ntabwo ari amafaranga yabikoze, ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana, ni Uwiteka avuze. Tega amatwi iri jambo ry'Imana. Imana iravuze ngo ntabwo ari kubw'amaboko, yabikoze kugira ngo uve mu mwaka 2024 winjira mu mwaka 2025. Ibyo wahuye nabyo byari byinshi, ibyagomba kukwica byari byinshi, ibyaguhize byari byinshi. Imana irakurengera. Ndagira ngo nkubwire, nubwo wabyibagiwe, ntabwo ari kubw'amaboko mwene data, ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana. Niko Uwiteka Nyiringabo akubwiye. Uyu mwanya niryo jambo Imana yampaye kugira ngo ndikubwire. Aho ugeze aho ntabwo ari kubw'amaboko, aho intambwe umaze gutera ntabwo ari kubw'amaboko, urareba ukabona urutabani ntabwo ari kubw'amaboko, ahubwo ni imbaraga z'Imana zabikoze. Wongere ugarurira Imana icyizere, wongere uyizere Imana, nuyiringire, wongera uyemere nk'uko wayemeraga. Imana ifite umugambi kuri wowe urenze uwo yari yakugiriye. Ntabwo ari kubw'amaboko yawe. Ibyo bisobanukirwe, ibyo bimenye. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Ntabwo ari kubw'amaboko, ntabwo ari kubw'imbaraga ufite, ahubwo ni kubw'umwuka wayo wera. Imana irashaka ko ukura amaso ku bantu. Wagiye wizera abantu ukabizera kubera ko ufite abakomeye, ukabiringira kubera ko ufite amafaranga, ukayiringira ari kubera ko wize ukabyiringira. Ariko mwene data, ntabwo ari kubw'amaboko pe. Imana ibishatse n'uyu mwanya ibyo ufite yabihuha. Imana ibishatse n'uyu mwanya ibyo ufite yabikuraho. Ariko ntabwo ari wo mugambi wayo kuri wowe, ahubwo Imana irashaka ko wongera kwiringira imbaraga zayo. Amen. Ongera wiringira imbaraga z'Imana, kuko nizo zishobora ibyo abantu batashobora. Imbaraga z'Imana nizo zikora ibyo abantu batakora. Imbaraga z'Imana nizo zagukuraho abantu batagukura. Imbaraga z'Imana nizo zishobora kukukiza uburwayi abaganga batagukiza. Imbaraga z'Imana nizo zishobora kugutegekera ibyiza ukabibona. Imbaraga z'Imana ntabwo ari kubw'amaboko mwene data. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ntabwo ari kubw'amaboko y'abantu, ntabwo ari kubw'amaboko yabo muvukana, ntabwo ari kubw'amaboko yabo wabyaye, ntabwo ari kubw'amaboko, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Ibyo ubona wagezeho, ibyo ubona wamaze gukora, ibyo ubona umaze kwegeranya, ntabwo ari kubw'amaboko. Haleluya. Hari n'abandi mwashakiye rimwe, hari n'abandi mwahagurukiye rimwe mugiye gushakisha biranga, hari n'abandi mwashuruza biranga wowe biremera, hari n'abandi mwahagurukiye rimwe mugiye kwiga bo biranga ariko we birakunda, hari abo mwaboneye diplome rimwe ubu bakicaye batarabona akazi ariko we byarakunze. Ntabwo byavuye mu maboko, ntabwo byavuye mu buhanga ufite, ntabwo byavuye mu bushobozi ufite, ahubwo ni kubwo mwuka w'Imana. Uwiteka Nyiringabo niko akubwira. Imana ihabwa icyubahiro. Noneho rero Nahumu nawe aratwandikira aravuga ngo Uwiteka Imana ni mwiza. Haleluya. Ni igihome kigukingira mu makuba. Ni igihome kigukingira mu makuba. Iyo utewe, umuririmbyi araririmba ngo iyo utewe n'amakuba akomeye ukiheba ubonye kubicitse pe, Imana iyo uyihamagaye irakumva. Umva mwene data, Uwiteka ni mwiza. Niwe wagiye ukubambira amahema, niwe wagiye uguhagararira, niwe wagiye ugushingira igiti, niwe wabayeho abantu bataba, niwe wakwimanya urupfu rwakugezeho,
niwe wagutabaye byakomeye. Uwiteka ni mwiza, Uwiteka niwe wagukijije indwara abantu batagomba kugukiza. Urupfu rwakufasha byageze kuri finali, Imana igukura mu rupfu. Uwiteka ni mwiza. Haleluya. Uwiteka ni umunyembabazi, ni ku muntu umuririmbyi aririmbye. Uwiteka ni umunyembabazi, ni inshuti itagihemuka, ntawarondora imbaraga agira kandi ntawagera urukundo rwe rwinshi. Uwiteka ni mwiza. Niko Nahumu yabwiye Abisiraheli, ni igihome kigukingira ugeze mu makuba, ugeze mu ntambara, warwaye urembye ubona ko byacitse ugiye gupfa. Uwiteka ni mwiza. Warwaye ukabura ubuvuzi, Uwiteka ni mwiza. Washonje ukabura ibyo kurya, Uwiteka ni mwiza. Wabuze ibyo wifuza, Uwiteka ni mwiza. Haleluya, haleluya. Mwene data, Uwiteka ni mwiza. Nukuri Uwiteka ni mwiza. Uwiteka azi ibyo yibwira kukugirira. Uwiteka aracyagufite umugambi. Uwiteka ni mwiza. Uwiteka ni umunyembabazi, arakicaye ku ntebe y'imbabazi, ni igihome kigukingira ibintu byakomeye. Wabuze epfo na ruguru, wibaza aho wanyura, wibaza uko byagenda, wabuze icyerekezo. Uwiteka ni mwiza. Nanjye naramubonye. Uwiteka ni mwiza. Ndi umugabo wo kubihamya mwene data. Uwiteka ni mwiza. Narwaye yarankijije. Uwiteka ni mwiza. Nabuze icyerekezo, Uwiteka yambaye icyerekezo. Haleluya. Uwiteka ni mwiza. Mu mwaka 2024 yambereye mwiza, kandi no mu mwaka 2025 Uwiteka azakomeza kumbera mwiza. Haleluya. Nawe ndabizi ushobora kubikurura wibuka ineza y'Imana. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera, ahereza abantu ubuhamya, arababwira ngo iminsi ya kera nari umunyabibazo, iminsi ya kera nabaye mu ntambara. Arababwira ngo iminsi ya kera, haleluya, nibutse iminsi ya kera uburyo Imana yandengeye. Nibutse iminsi ya kera uburyo Imana yantabaye naringiye gupfa. Nibutse iminsi ya kera. Hagarura umutima, aravuga ngo Uwiteka ni mwiza. Nibutse Dawidi yibuka iminsi ya kera. Mwene data, nawe niwibuke Imana yakugiriye neza cyagiye. Imana yakurokora urupfu rukomeye, n'uyu munsi iracyakurokora. Umenye ngo Uwiteka ni mwiza. Nahumu yarabivuze yeruye, Nahumu yarabihamije, aravuga ngo Uwiteka ni mwiza. Ntabwo ari kubw'amaboko rero mwene data, ntabwo ari kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana. Ni Uwiteka kubwiye, ni Uwiteka Nyiringabo kubwiye muri uyu mwanya, kuri iyi tariki. Uwiteka ni mwiza. Uwiteka ni mwiza, kandi biratubwira ngo abereye mwiza. Abantu bose bamutegereje, abantu bose bamwubaha, Uwiteka babereye mwiza. Haleluya. Mwene data unyumva, ndagira ngo nkubwire, ngugarurire Uwiteka icyizere. Wowe wamutaye ukamuvaho kubera ko hari ibyo wahuye nabyo bikagukura mu ibyiringiro, ariko reka ngubwire, Uwiteka aracyari mwiza ku buzima bwawe. N'uyu munsi ni mwiza. Uwiteka aracyari mwiza aho uri hose. N'uyu munsi aracyari mwiza. Ndi umugabo wo kubihamya. Amaboko yiwe aracyakomeye, amaboko yiwe cyakora, umwuka we wera uracyakora imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Uwiteka ni mwiza. Uwiteka arakomeye. Uwiteka ni igihome kigukingira. Uwiteka iyo atagukingira ahawe ntiyabakibukwa. Uwiteka iyo atakubera mwiza, nukuri ntabwo ubugishobora gutera ukuguru. Uwiteka iyo atakubera mwiza, ntabwo ubugishobora gutera ukuboko. Uwiteka yatakubera mwiza, aho uriho ntabwo ubuhari. Uwiteka yatakubera mwiza, biba byaragucikiye. Ariko Uwiteka aracyari mwiza. N'uyu munsi aracyari mwiza, kandi azakomeza abe mwiza. Nukomeza kumwubaha no kumutegereza no kwihangana, ukamurindira nk'uko yabikubwiye, nk'uko yagusezeranyije, azaza, ntabwo azatinda. Imana nihabwa icyubahiro cyane. Mwene data, reka ne gutinda, ariko ndagira ngo ubwire
ko Uwiteka ari mwiza. N'iryo jambo Imana yampaye kugira ngo ndikubwire ko Uwiteka ari umunyamaboko, ko Uwiteka umwuka wiwe aracyakuriho kandi aracyakurinze kandi aracyakubereye igihome kigukingira. Niyo mpamvu ubona uryama ukabona urabyutse, niyo mpamvu wirirwa ukabona burije, nuko Uwiteka kikubereye igihome. Niyo mpamvu ugenda ugafata urugendo ukagenda ukabona uragiye ushyitsi yuyu ukagaruka amahoro, ukabona burije ukabona burakeye, nuko Uwiteka kigukingira, nuko Uwiteka kikubereye igihome. Niyo mpamvu rero ngira ngo nkubwire, we kumuvaho ahubwo komeza umwikomezeho kubera ko kikubereye mwiza. Imana nihabwa icyubahiro. Ndarangije rero iri jambo niryo Uwiteka riyambaye kugira ngo ndikugezeho mu ntangiriro z'uyu mwaka, kugira ngo wongere umenye ko Uwiteka akikubereye igihome. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Wowe unyumva rero umenye ko Uwiteka akikubereye igihome, kandi ukomeze umwizere umwiringire. Ni Imana itajya ibura guseruka mu byago no mu makuba. Imana nihabwa icyubahiro cyane. Reka rero twongere dushimira Imana kubwira ijambo twumvise. Imana irishyigikire, umwuka w'Imana rishyigikire mu mitima yacu kugira ngo arusheho kurisobanura kuruta uko njyewe narisobanura, arisheho kurishyigikira ndetse agwishe n'imvura y'urujojo muri wowe kugira ngo rishinge imizi, uje urigenda naho ugenda, ugiriranwa aho wirirwa, uriryama naho uryama. Umenye ngo Uwiteka ni mwiza, ni igihome kigukingira ku manywa na nijoro. Imana yacu nihabwa icyubahiro cyane. Urakoze Mana, uri Imana yacu, ndagushimiye. Haleluya, uri Imana itajibura guseruka. Jambo ryawe wampaye ndibwiye abantu bawe bayishyigikire, kandi naryo rishorere. Imbaraga zawe ziririnde mu mitima y'abantu bawe, kugira ngo abantu bawe barizirikane, bamenye ko uri mwiza, kandi bamenye ko data ufite imbaraga zikomeye cyane, kubera ko abantu bagiye bacika intege bakakuvaho. Ariko ndakwinginze kugira ngo ubagarukeho, wongere ubemeze ko uri mwiza, kandi Mana ubashyigikire, ubahe umugisha ubane nabo, kandi nibamara kwakira umugisha wawe basobanukirwe katari kubw'amaboko, katari no kubw'imbaraga, ahubwo ari kubw'umwuka w'Imana, kuko ari Uwiteka uvuze. Urakoze cyane Mana, komeza guhirira ijambo rya mitima y'abantu bawe, kandi nanjye umaze kurivuga unshyigikire, unyambike imbaraga. Mwuka wera w'Imana akomeza aganze muri nje. Urakarama kubyumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye butavangiye, kandi mu by'ukuri bigaragara ko wari uri mu mwuka. Amen. Uwiteka akomeza kuzuze. Yego. Kandi nawe wari udukurikiye, iri jambo rigira rigukura naho rikujyana. Yego. Emmanuel, umuntu yakwifuza gusengana nawe cyangwa kuvugana nawe, yego, nyemerera utambutse nimero ya telefone. Murakoze cyane. Nomero yanjye ni 0789 444 212 0789 444 212. Iyo nimero iboneka kuri WhatsApp? Iyo nomero ntabwo iboneka kuri WhatsApp. Ambwira abakunzi b'Imana Irahari TV, tumaze ndumva iki kiganiro dukoranye ari nk'icya 4. Yego. Atari cya 3. Nifuza yuko mu badukurikiye, abantu bakurikira ijambo ry'Imana, nimba wabonye ko uyu mukozi w'Imana kuye telefone, kora mu by'Imana yaguhaye umugurire telefone. Umukozi w'Imana amaze igihe kinini adafite telefone, afite telefone ya gatushe. Abantu bakamukenera bakamubura, rimwe rimwe bakampamagara bakamushaka bakamubura kubera ko nta WhatsApp afite. Nimba wabonye ko icyo gikorwa wagikora, nahawe n'umutima nama, kandi ngusabiye umugisha. Turizera ko mwagiye mudufasha byinshi kugira ngo Imana Irahari ibigeze kuri uru rwego, n'ukubera mwebwe. Nimufashe uyu mukozi w'Imana tujye tumubona natwe mu buryo bworoshye, kuko buriya
iyo uvugane n'umuntu kuri WhatsApp biroroha, iyo uhamagaye umuntu kuri WhatsApp akagusengera biroroha. Ni byiza ko rero dukora kandi tugakoresha iby'Imana yaduhaye. Imana rero ibahereze umugisha, ndumva nta kindi. Murakoze. Imana niyongera kunshoboza tuzongera dusubire, kubera ko Imana niyo nyiri ibihe. Iriya nimero ikubaruyeho handitseho Renzaho Emmanuel. Nimero yo yayitambukije turayishyira n'ahagaragara. Nyamuneka ntabwo Imana yari yagera hipfusha abantu bose, hari n'abakiri bazima. Uwiteka abahereza umugisha. Shalom. Murakoze cyane.